Mukundwa mwene data wo gukurikira channel yacu ya Mukristo TV, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane nawe. Turabasuhuje rero uyu munsi Imana yongeye kuduha w'umugisha kuri twebwe kugira ngo twongere kwishimiramo kandi tunezererwemo. Ni umunsi Imana iduhaye kugira ngo twongere kwitekerezaho kandi dukore iby'Imana ishaka. Cyatumye dusigaza ikaturinda mu magana menshi y'abantu batambutse, ni ukugira ngo twongere kugendera mu nzira zayo kandi tuyinezeze muri byose. Ndagushuje rero wowe udukurikirana, mwakomeje kutwereka yuko mubana natwe. Turabashimiye mwe mwabanye natwe ku biganiro twagiye tutambutsa. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dushimire Imana rero iturinze, hanyuma dukomeze n'ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima uyu munsi kugira ngo turisangire. Turagushimye Mana Data wa twese, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka. Turagushimye ko wongeye kutwongera undi munsi wo kubaho mu magana menshi y'abantu. Waturinze, uraturengera, ubana natwe, utubera Imana n'umurengezi, izina ryawe nirishimwe. Hari benshi bamaze gutambuka bageze ahacirekerwa, ariko niko wabishimye kandi wari umuteguro wawe. Natwe igitumye cyiturinda ukadusigaza ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye kandi dukomeze kugendera mu nzira zawe tukunezeza. Ngaho bana natwe, komeze kuguza ijambo ry'ubwenge muri twebwe kandi ukomeze kutwagura mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ineza yawe ikomeze iganze, ubwiza bwawe bukomeze bugaragare mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuhuje rero mwebwe mwese mwakomeje kudukurikirana. Ndibutsa kugira ngo mukomeze kudushyigikira mukanda kuri subscribe, mukanda no kunzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu ko tubinyuzaho umunsi ku wundi. Rero ni Maurice nk'ibisanzwe mugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Umwanya rero nguzanira ijambo rivuga ngo nta kinanira Imana, ifite uko ibigenza bikemera mwene data. Ndagira nkubwire ngo nta kintu kinanira Imana. Imana ifite ukuntu ibigenza ibintu byose bikemera. Twagiye tubona ibintu byinshi Imana yagiye ikora uhereye mu gihe cya kera, kandi ijambo ry'Imana tubona Imana ntabwo ihinduka, uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Imana hari ibyo yagiye ivugana n'abantu bayo uhereye mu bihe bya kera irabisohoza. Iyo dusoma igitabo ijambo ry'Imana Bibiliya, tubona abantu bagiye bavugana n'Imana, Imana ikabana nabo kandi igasohoza icyo yavuganye nabo. Ndetse duhereye ku muntu witwa Aburahamu, Imana yavuganye nawe imubwira ko azaba sekuruza w'amahanga. Anyura mu bintu byinshi. Hari ibintu Imana ijya ivuga ariko umuntu ntamenye wenda inzira bizacamo, ariko iyo igihe cy'Imana kigeze, umuntu umwe yaravuze ngo isaha ibara ntabuye. Iyo igihe cy'Imana kigeze ntabwo bibuza Imana gukora. Imana iratabara. Niyo mpamvu nkuzanira ijambo rivuga ngo nta kinanira Imana, ifite ukuntu ibigenza bikemera. Niyo we wabona yuko bidashoboka, niyo we wabona yuko hari akazitiro wishyizemo, ukabona yuko hari ibintu bitazakunda, ariko Imana ifite ukuntu ibigenza ibintu bikemera. Reka dusome ijambo ry'Imana, imirongo imwe n'imwe turi bwifashishe, imirongo igeze nko muri 3. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 34 tugeze ku murongo wa 35. Haravuze ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? 35. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana ritubwira ku mubyeyi witwa Mariya, cyangwa se umukobwa witwaga Mariya, ari we nyina wa Yesu, ari we umwuka w'Imana wamujeho. Yarangiza akamubwira ngo uzasama inda kandi uzabyara umwana. Ariko Mariya yumva ko bidashoboka, aravuga ngo mbese ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Bikorwe mu buryo bw'ubumana, kubera ko n'ubundi ari Imana ifite ukuntu ibigenza bikemera. Icyo cyari ikintu umuntu abona ko kitashoboka. Muri biology y'abantu hari ibintu bidashoboka, ariko turashimira Imana yuko muri biology y'Imana ibintu bijya byemera, abantu babona ko bidashoboka, abantu babona yuko nta nzira, abantu babona yuko ibintu biri mu ishyamba ry'inzitane, ariko Imana ikabikora bikemera. Imana yacu nishimwe cyane. Mariya nawe yagize gushidikanya, yumva ko hari ibintu bidashoboka, aravuga ngo mbese ko ntararyamana n'umugabo ibyo bizaba bite? Ariko ijambo riratubwiye ngo nta kinanira Imana, ifite ukuntu bigenza bikemera mwene data nshuti yanjye. Nubwo ubona yuko hari ibintu bidashoboka ku buzima bwawe, ukabona ko hari amateka atandukanye ku buzima bwawe, ariko Imana yo mu ijuru ifite ukuntu ibigenza bikemera. Imana yacu nishimwe cyane.
ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, ngo nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imbaraga z'Imana zijya zikingiriza abantu batabireba Imana igakora, abantu batazi uburyo Imana izanyuzamo bakakurebera mu ishusho y'uyu munsi ntibamenye inzira Imana izacishamo, ariko Imana igakora igitangaza abantu bakabona yuko ari Imana yagikoze. Natwe dufite amashimwe y'ibintu byinshi Imana yagiye idukorera, turebye cyangwa se tugiye mu mwanya wo gutanga ubuhamya nabwo tuzabutanga, tuzabubaha, ariko twagiye tubona Imana ikora mu buryo bwose, twagiye tubona Imana yigaragaza nk'inyembaraga mu bibazo byacu, twagiye tubona mu bintu twagiye duhura nacyo tukabona Imana ikora. Nawe hari ibyo wahuye nabyo ariko Imana irigaragaza, hari ibintu wagiye unyuramo Imana yerekana ukuboko kwayo gukomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo were guterwa ubwoba n'ibyo uri kubona, were guterwa ubwoba n'intambara uri kunyuramo, kubera ko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho, kandi nta kinanira Imana kuko ifite ukuntu ibigenza bikemera. Imana yacu ni ishimwe cyane. Iyo dusomye mu gitabo cya Yeremiya mu bice bya 32 n'umurongo wa 27 haravuga ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, ngo mbese hariho ikinanira. Imana yacu ni ishimwe cyane. Iri ryari ijambo Yeremiya nawe yavuze, ahivuga rivuye mu kanwa k'Imana, aravuga ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, aravuga ngo mbese hariho ikinanira. Imana yacu ni ishimwe cyane. Iyi ni ijambo ryongera guhamya yuko nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho. Were guterwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, were guterwa ubwoba n'ibibazo ufite. Nta kintu na kimwe cyananira Imana, nta kintu na kimwe cyakanga Imana. Ibyo ubona ko wowe bidashoboka, ibyo ubona waramaze gushyiraho akazitiro, ibyo ngibyo Imana yabishoboye kandi yiteguye kubikora mu gihe cyayo. Wowe gusa igisabwa no gukiranuka ukaguma mu nzira zayo ukarindira igihe, kuko igihe cy'Imana nikigera Imana izakora icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe. Imana yacu ni ishimwe cyane. Nanone iri jambo turarisanga mu gitabo cy'Itangiriro mu bice byaho 18 n'umurongo wa 14, haravuga ngo hari ikinanira Uwiteka se, ngo mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzagaruka Sara abyara umuhungu. Imana yacu ni ishimwe cyane. Iri jambo ryongeye kuza kuri Sara. Sara yari amaze igihe kinini cyane, yarabuze umwana ageze mu myaka 90, umugabo we Aburahamu ageze mu myaka 100, ariko Imana y'amahoro yari yaravuganye nawe irangije, kubera ko nta kinanira. Abamarayika baraza, ko byagenze n'inkuru tuzazisoma turazizi, ngo nuko Aburahamu arabakira, ariko ngo barebye babona ikintu akennye, babona ikintu muri uru rugo kibuzemo, baravuga ngo ni umwana. Ngo barangije babwira Aburahamu avuga ngo umugore wawe ari hehe, barangije avuga ngo ari mu ihema. Ngo barangije baramubwira ngo ikindi gihe cy'umwaka nk'iki ngiki nitugaruka tuzasanga Sara akikiye umwana. Ngo Sara byumvisha ari mu ihema araseka, baramubaza ngo uraseka iki, baravuga ngo ntacyo. Ariko kuri uyu murongo wa 14 aravuze ngo hari ikinanira Uwiteka se, niko abamarayika bahise bavuga, baravuga ngo gira kwizera, gira ibyiringiro mu mutima wawe, wumve ko nta kinanira Imana. Ngo mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana igiye ifite ukuntu ibigenza ibintu bikemera. Iyo muri biology y'abantu bavuze yuko umuntu atabyara atabonanye n'umugabo, ariko Imana igira ukuntu ibigenza umuntu akabyara nk'uko yabigenje kuri Mariya. Iyo abantu muri biology y'abantu bavuga yuko ku myaka 90 umuntu aba atakibyara, ndetse 90 ni na myinshi turebeye kuri Sara yabyayeho, ariko ku myaka 45, hagati ya 45 na 50 muri biology twize cyangwa se y'abantu bise ibijyanye n'ubuzima bavuga ko bitaba bitagikunda yuko umuntu yabyara. Ariko turashimira Imana igikora igitangaza yifite ukuntu ibigenza mu myaka 90 ikigaragaza, umuntu akabyara ashaje, umuntu akabyara afite imyaka 90, abantu babona yuko bidashoboka. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nawe ibyawe ntabwo byananiye Imana, nubwo ubona yuko bitinze ukaba wumva yuko ari birebire, ariko Imana ifite igihe yagennye, Imana ifite igihe yateguye, kandi mu gihe cyayo izakora igitangaza bimenyekane yuko ari Imana ishoboye byose. Nubwo ubona bitinze, ukaba ubona abantu babihaye igihe, ndetse nawe ukaba ubihigiye ukabona kirarenze, ariko hari igihe cy'Imana kijya kigera ibintu byose bikemera. Igihe kiraje rero kandi kirasohoye mwene data, ngo Uwiteka kwigaragarize. Igihe kiraje kandi kirasohoye, ngo Uwiteka kwiyereke. Nta kintu na kimwe cyamunanira. Wikwibaza uko
uzatabarwa, wikwibaza inzira bizanyuramo kuko Imana itagishwa inama. Wikwibaza ngo mbese bizanyura he, witekereza ko bizanyura kuri ba muyomba, witekereza ko bizanyura kuri ba anko, witekereza ko bizanyura ku nshuti zawe wiringiye. Iyo ukiringiye ibyo bintu byose ntabwo bituma Imana iza ngo ikore, ariko iyo wamaze gushyira umutima ku Mana ukumva ko Imana ariyo nyambere mu bibazo byawe, ukumva ko ariyo mutabazi wabasha kukurengera. Nabwiye ngo tugomba kuba inyunganizi ya bagenzi bacu, ariko nta muntu n'umwe wabasha kugira ikintu akora atabihawe n'umwuka wera w'Imana umurimo. Ushobora kugera ahantu bari kurya ntibabiguhe, ushobora kugera ahantu bagiye kubimena ariko ntibabiguhe kandi wowe waburaye, kubera yuko Imana itabajeho kugira ngo igihe cyawe kibe cyageze. Iyo igihe cyawe kitageze imiryango yose irifunga, ariko iyo igihe cyawe cyageze aho ukomanze hose urafungurirwa, imiryango yose ikagufungukira kubera ko igihe cyawe kiba cyageze. Imana yacu nishimwe cyane. Witekereze rero ko bizagenda, witekereze inzira bizanyuramo. Imana ntabwo igishwa inama, ku gihe yagennye no ku isaha yayo Imana izakwigaragariza kandi utabarwa kuko ari Imana ishoboye byose. Mwene data rero, Imana igira ukuntu ibigenza bikemera. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, ititabaje undi muntu uwo ari we wese, itanyuze mu bandi bantu, ititabaje abakomeye, ahubwo yo mu gihe cyayo igitegeka ibintu byose bikemera, ukagirirwa neza n'umuntu utari witeze, ukagirirwa neza ugatabarwa n'umuntu utari witeze, kuko ibisubizo byacu bifitwe na bagenzi bacu. Amafaranga ukeneye ari mu mifuka ya bagenzi bawe, inzu nziza ukeneye hari abantu bazifite. Nta nzu n'imwe idafite nyirayo muri Kigali, ariko niba no mu Rwanda hose inzu yose ifite umuntu ibaruyeho. Ariko Imana ijya ikenyuruza abami yarangiza igakenyeza abandi. Imana ijya yambura ibintu bimwe yarangiza ikabiha abandi bitewe n'impamvu, bitewe n'uko babyitwayemo, cyangwa se ikabaguranira bakagira urundi rwego bageraho bakabona ibindi, nawe ukabona inzira zawe zirakingutse, imiryango yawe irakingutse. Imana y'amahoro ibagirire neza. Mwene data nta kinanira Imana, ifite ukuntu ibigenza bikemera. Imana y'amahoro ibagirire neza. Mwumve ko nta kinanira, mukomeze kubana nayo kandi mukomeze kuyikomezaho. Ijambo ryayo rikomeze kugwira muri twebwe kandi dukomeze kumva icyo rivugana natwe, tuyiringire kubera ko ariyo byiringiro, kandi tuyikomezeho kuko ariyo mutabazi wacu. Imana nishimwe kandi Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Mwari kumwe nanjye Maurice. Amahoro y'Imana abane namwe naho utaha. Shalom shalom.